mfite ikibazo ni ese ni iyihe diri wakora ku isi uri umukobwa w'imyaka nk'iriya ngo ubone wuzuze inzu nk'iriya? Shiraho question mark. So igisubizo kiragaruka kivuge ngo iriya nzu muri make amahirwe menshi ntabwo ari uba wayubatse, abafite abandi bantu umugabo. Ukuvuga ngo amahirwe menshi n'umugabo, kandi apana wa mugabo ushaka kurya gaturu, kuko umugabo ushaka kurya gaturu ntabwo yakubaka inzu nk'iriya, ntabwo yakubakira inzu nk'iriya. N'abagabo bamaze burya ko kamagarira aseseka ntayorwa. Kubw'izo mpamvu fata umwanya wikurikirane umenye uko ubuzima bwawe buhagaze, yaba warwaye indwara zidakira, izo wivuje hose bikanga. Umuvuzi gakondo Rwangeyo aje ari igisubizo ku bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye, yaba uburozi ndetse n'indwara zigiye zitandukanye. Mu ivuriro kwa Rwangeyo tuvura indwara zigiye zitandukanye, yaba amarozi, amategano ndetse n'amahwerano. Turashika tugaruza ibyibwe, dutanga umuti w'urukundo, twongera ingano y'igitsina ku bagore batagira amavangingo cyangwa sobere mu gitsina, nabo turafasha. Dutanga umuti wo gucururizaho, dukemura amakimbirane mu bakunda ndetse n'abashakanye, tuvura inyatsi n'akarande, tuvura impyiko, telekomonase, igicuri, umwijima, igifu ndetse n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye. Ikitonderwa, abari hanze y'igihugu cyangwa se bari kure aho dukorera batwereza ifoto y'umuntu ndetse n'amazina, tukabasuzuma yemwe tukanabavura. Ku bindi bisobanuro amakuru 08 052 97 cyangwa se ukandika kuri WhatsApp iyo nimero. Mu ivuriro kwa Rwangeyo ni wabo ubuzima bwazimiye, roho nzima mu mubiri muzima. Hey bantu banje, I salute you. Iminsi myinshi cyane twaraburanye, nabaye busy. So guys, uyu munsi nje kubabwira ati mwese abantu bose happy, mwese mudashobora kumanaginga ibintu bijyanye na social media. I think it's time kuba mushobora kuva kuri social media, kubera ko social media imaze gutuma abantu barwara depression, imaze gutuma abantu bata-appreciating ubuzima barimo, ahubwo bakumva ko ubw'abandi ari bwo bwiza cyane. Impamvu uyu munsi uje kubabwira rero, impamvu mvuze kuri ibintu bya social media n'ubu azi nk'abantu banje bitwa red pill. Abantu bose bakunda kureba ibiganiro hano uziko tuvuga ibintu biri reality. As a red pill coach, nizere ko abantu bose ba red pill mwese mbasuhuje, muhita mwumva ibintu vuba mugashyira no mu gaciro reality. Reka mbabwire ikintu, nabonye video y'uyu munsi y'umukobwa witwa Alliah Cool. Umukobwa mwiza cyane, ndamukunda by the way, ntabwo ari ukubabeshya, ndamukunda. Ntabwo njyewe muzi in person, ariko ari umwana mwiza nyine, nta kibazo frame. Noneho nabonye inzu yubatse, ndaje nyibahereze, ndaje nyibereke neza mu birebe. Guys, muri kureba iyi nzu, mumbabarire murebe iyi nzu. Noneho as a red pill, abantu mwese mundebe iyi nzu, uyu mukobwa yashobora kubaka iyi nzu. Mucoma maybe uramusuzuguye. No, ntabwo ushobora gusuzugura umuntu, ntabwo ngewe no muri iyo mico mbibamo. Ariko se brother, muri mwe muri kundeba, muri mwe muri kureba iyi video, ninde wari wubaka? Ninde wari wubaka inzu ya miliyoni 20 gusa? Niba hari umuntu wubatse inzu ya miliyoni 20, araza ku understandinga neza ibintu ndi kuvuga reality. Niba umuntu yarubatse inzu ya miliyoni 200, arahita nyumva neza ko Mucoma uri kuvuga reality. Brother sisters, iyi nzu iruturiya mukobwa, iramuruta
muri byose iriya nzira muruta biragoye ko iriya nzu yabiye. Kandi niyo yaba ariye, she fucked up. Guys, abantu bize, abantu baba entrepreneur nibo bashobora kumenya bino bintu cyane kundusha. By the way, ndi kuvuga uyu mukobwa Alliah nshaka. Okay, reka mvuge Alliah basinge ku wundi mukobwa please. Mindset yanjye umufashije simvuga undi mukobwa nawe ufite inzu nk'iriye. Ntago ndi bushake kubijyamo cyane nawe, ariko nawe niba nangombwa nzasubira nawe kuri video, nawe ngira icyo mvuga kuri iyo video. Ese tunavuge ngo iyi nzu ni y'uyu mukobwa. Okay. Iyi nzu yaba yaravuye hehe? Ese tuvuge ngo bamuhaye amafaranga, tuvuge ngo afite amafaranga. Uyu mukobwa I'm very sure business zose yabakora, business yose yabakora, ntabwo ashobora kubaka inzu. Ati gute? N'abantu bafite umuntu ushobora kubaka inzu nk'iriya ni umuntu ufite company. Ufite company, ntabwo ari company kuko company kwifungura biroroshye, nimubyitiranye. Agomba kuba afite company, afite product runaka tuzi muri kiriya gihugu cy'u Rwanda, aduha twebwe akazi abahanzi tumwamamariza, ikaba ari product runaka, ikintu kiri tuzi twese ko iriya product ni y'uyu mukobwa, ni uruganda, afite uruganda. So kuri research yanjye nkeya mfite, nta ruganda afite. Ashobora kuba afite n'ibindi bintu akora ku ruhande, ariko biriya bintu bikiyakora ntabwo bimwemerera kuba yakubaka inzu ingana kuriya. Noneho akarusha Rwanda y'ibintu. Iriya nzu avuze ngo arayubatse ajye no kwibamo. And guess what? Iriya nzu ni liability. Of course azahomba. Nukuvuga ngo still ni ya mafaranga uhereza umuntu gutya akakanya ati twara. Ni nko kuyatombora. Kereka ya mafaranga yayatomboye. Ariko amafaranga atatombowe, amafaranga yakorewe gutya mu nzira yariyo yose ibaho ku isi y'umugabo, reality as a red pill. Njyewe nzi kuri experience y'imyaka mike mfite, nanjye sindi mukuru, ariko ndakubwiza ukuri brother sisters, uriya mukobwa muri kureba gutya, murebe amafoto ye nk'atatu, mujye kuri Instagram murebe nk'amafoto nk'atatu yanyu, ntabwo uyu mukobwa yari kubasa kuri iriya nzu ari we wayubatse. Trust me, very serious bro. Ntabwo ndi umuntu gusa ureba ibintu bya social media ngo mite nemera ibintu ako kanya, nta nubwo ushaka kubyemera. By the way, nta nubwo ari n'ishyari, ntagire umuntu unyitiranya, ariko njyewe kuri experience njyewe ntoya mfite yo kubaka n'abantu maze kubona bubaka, brother sister, kubaka ku nzira, uzi umuntu ushobora kubaka inzu nk'iriya iriya ukavuga ati ngiye kuyibamo, ni umuntu kuri account, at least kuri account ye cyangwa kuri income ye iza buri mwaka mu mwaka byibuze ntabwo yaba ari hasi ya miliyoni 100, byibuze miliyoni 100 za buri mwaka abagomba kuba azakira. Kandi guys, reka mbabwire ikintu kidasanzwe, aya mafaranga ashobora kubaka inzu ntago ari amafaranga azayitombora ari imbumbe gutya ngo pa yahereza umuntu. Nukuvuga ngo uwo muntu nayamuhaye amafaranga still cyari useless, azamuhombera, kuko buri inzu nk'iri yagiye kuyibamo ni liability. Iriya nzu ntago ari yo guhasoringiramo gushakamo, ntago ari inzu yo gushakamo, ntago ari inzu yo kubyaza iriya nzu ntago izana cash flow, kereka nayikoramo hotel maybe, cyangwa se akayifatiraho credit agahita ajya mu bucuruzi maybe. Nanone ako nakantu dushatse kuvuga kugira ngo tumenye uburyo amafaranga aza n'ikituma amafaranga aza. Ni ukuvuga ngo asset nk'iriya niyo
turavuge ngo mbo reka mbahe nk'urugero kuvuga ibintu byinshi. Anyway, reba mbabwire nk'urugero, nabonye Instagram ya Philipita yanditse nani ikintu kirekire, ibintu birebire cyane, atwereka ko umukobwa yasayininze contract ya $1,500,000. Okay, sawa. Mumbwire ku isi niye contract ushobora gusayininga $1,500,000 idafite expenses? Ntibibaho. Nukuvuga ngo ntibibaho. Nukuvuga ngo uko byamera kose expenses ziba zigomba kuba nyinshi cyane, zitashobora kubona, zitahita ziguha amahirwe yo kubaka inzu nk'iri. Nukuvuga ngo ubundi amahirwe menshi inzu nk'iriya yubaka abagabo b'imyaka 40 kuzamura, kandi bro bakoze kuva mu myaka 20 byibutse. So nukuvuga ngo nababwiraga ati iriya inzu nk'iriya yubaka abagabo bakuze, kandi nabo bagiye baba successful mu bucuruzi bwabo kuva mu myaka myinshi cyane, bakagenda gutyo. Ubundi reka babwire nkuko nabivuze guys, success cyangwa se inzu nk'iriya yubakwa step by step success z'umuntu buhoro ni buhoro ukaba ufite uruganda, ikintu runaka tuzi kizwi, ntabwo ari yera amafaranga, ntabwo aba akiri amafaranga yo kuba wahisha abantu uburiwe. Ni ubutunzi buba bumara kugaragarira abantu hafi twese tubizi ko uriya muntu ni umukire. Uriya muntu uzi ko afite amakamyo nk'umunani, uriya muntu uzi ko afite akodesha amazu arenze nk'atanu, amazu nk'atanu tutuzu na bitanu, byibuze twa $50,000, 40, 30 nka tungahe, ukaba ufite nyine ibintu bya company runaka, nibyo twavugaga. So nukuvuga ngo rero uyu mukobwa rero aracyari muto, uturesinze hasoze z'imyaka ingahe, still aracyari muto muri uburiya buryo. Niyo ngewe ntabwo ntekereza ngo aho yayabona, aho yayakura hose aramaze. Cool. Ngewe ndi cool cyane, aho yakina diri yari yose ngo aya mafaranga yabone, ngewe urumva I'm okay with that. Anyway, but mfite ikibazo ni ese ni iyihe diri wakora ku isi uri umukobwa w'imyaka nk'iriya ngo ubone wuzuze inzu nk'iriya? Shiraho question mark. So igisubizo kiragaruka kivuge ngo iriya nzu muri make amahirwe menshi ntabwo ari uba wayubatse, abafite abandi bantu umugabo. Ukuvuga ngo amahirwe menshi n'umugabo, kandi apana wa mugabo ushaka kurya gaturu. Uko umugabo ushaka kurya gaturu ntabwo yakubaka inzu nk'iriya, ntabwo yakubakira inzu nk'iriya. N'abagabo bamaze kumenya ubwenge. Nukuvuga ngo umugabo we. Nukuvuga ngo rero niba binashoboka twakabaye tukugaragara no kuri social media cyangwa kuri izi nkuru zose ko umugabo wariya cyangwa urugo rwariya rwubatse inzu nk'iri. Ariko nidushaka kujya kubiryohereza, tugashaka kuvuga ngo niwe wenyine, ngo ni umukobwa ugeze kuri successful nk'iriya, tuba turi gucreating ikintu kimeze nk'ububeshyi, gituma abandi bakobwa cyangwa abandi basore dutangira twibonamo nka useless, kubera ko tubona ibintu kuri social media natwe tukagendana nabyo tukabyizera tutazi behind ibiri inyuma. So guys, nshaka kubabwira ni ukuvuga ngo iriya nzu uko muyibona kose muyumve kuri, ariko hari ibintu biri inyuma behind tutazi, tutanakeneye kumenya. Ariko icyo nshaka kubabwira, reka kwica intege we muntu uri kundeba aka kanya, cyangwa we musore reka kwica intege we mukobwa ngo ngiye ipusi yanjye ntabwo ishobora kunyubakira inzu. No, I'm so sorry. Nawe ubwiye ntiyamwubakira iriya nzu. You see? Nawe ubwiye ntiyamwubakira.
iriya nzu. Ni ukuvuga ngo ni miracle n'umugisha gusa w'Imana, kereka abakobwa bobo iyo ushatse amahirwe ugashaka umugabo, ariko icyo nshatse kuvuga kereka niba ari umugabo bityo bita byumvikana ari married. Umuntu ari married, numva ari married, icyo gicyo ntago twagitinda. Of course washaka umugabo, kandi none kababwire niyo uriya mukobwa yaba ari married akubaka inzu nk'iriya, ni ukuvuga ngo amahirwe menshi aba ari umugabo mukuru, kuko abasore bangana natwe nta mafaranga tugira, turi broke. Ladies mugomba kujya mu understanding kino, ndetse n'abasore bakiri bato mu understanding bino bintu. Twe successful yacizana n'imyaka buhoro buhoro. Erika bageze rika babwire hari n'ikindi kintu, uyu mukobwa nk'uyu iyi nzu ari yari we uyubaka, ari hasoringa amafaranga, nubwo numva bamwe muri no kumusebya ngo ni pussy. Guys, niyo yabagurisha pussy. Dagira pussy ntago yamugumba, ntago yakubaka inzu, ibishoboka inzu nk'iriya. So ni ukuvuga ngo hari ibindi bintu biri behind twe tutazi, tudashaka no kumenya, ahubwo ntago babidutumye, nta nubwo dukeneye kubimenya. Gusa whatever ikihari icyo ari cyo cyose, reka tumubwire congratulations. Niyo abaziranye n'umuntu w'inshuti ye, niyo abari inshuti ye, niyo abari, ni byiza still. Ariko icyo nshaka kuvuga guys, jewe n'ubundi ntabwo ndi hano gusebya umukobwa, ahubwo ndi hano kubabwira brother sisters, mugende gahoro, mujye muyungurura, mujye mureba social media, muyungurure, kuko social media ziri hano hanze ziratubeshya. Bana ba mama, hamwe hari igihe mwavuga ati ngo Mucoma afite nk'amazu nk'atanu, kuko mumaze kumenya nk'atanu. Ariko guys, ayiwewe ntacyo mbabwiye, mushobora no gusanga nta mfite nka kamwe ntacyo brother. Mureba abakobwa, abahungu n'abagore, abakobwa n'abahungu bakundanye ngo bari guhoberana, bari gusomana, namwe ati uwanjye nta kigenda, uwanjye ntazi gusomana. Wagumanye wawe, wagumye ukuri, kutazi ibiri behind, kuko ibintu biri behind, ibiri behind nibyo byinshi nta nubwo wabyikorera. I'm telling you brother sister, nimubone gusa ngo iriya successful iriya nzu nakubwiye ati ari we wenyine wayiyubakiye wenyine n'amafaranga ye wenyine. Brother sisters, dojasho ntago Dubai yajyayo, ntago kira gakapu keza yakabona yari kuba gafite, ntago iya myenda myiza ntago yari kuba ifite. Ni ukuvuga ngo ibi ni sacrifice ya danje, cyangwa se bikaba byarakozwe kera cyane, aho twe tukaba tubibonye aka kanya, maybe dushobora kubyumva. So twe icyo dukeneye rero, ntitukabona ibintu gusa kuri social media 1 second komunda gusa, oh wow she's lucky, oh wow, oh she's smart, oh wow she's everything. Yani ukamuha byinshi, ukamuvuma byinshi. Tujye tugenda gahoro twicecekere, tujye tugenda gahoro twicecekere, kuko ibiri inyuma bana bikubwiye unanabimenye watitira. Uko niko kuri, watitira. Sina nababeshya, watitira, wagira ubwoba, niwana kwemera iriya nzu, niwana ipeva. Nakubwiye ati iriya nzu irarenze tu. So guys, anyway ndagira ngo icyo ngicyo nizere ko tucyumvikanyeho neza. No kuvuga ngo hari biri behind tutazi, ariko ari we kuvuga ngo niwe uhasorinze 0 kuri Z wenyine ku giti cye. No, ntabwo bishoboka. Amasuso niyo byaba bishoboka, ubwo yaba ari miracle, ubwo nawe ubwawe uri kundeba bakanye, maybe nawe uzakuba, maybe nawe bizabaho. Ariko sinizera ibintu byama miracle gusa, njye nizera hard working, nizera ubwenge, nizera gukora. So rero iyo tubaze ibyo bintu ko ari byo njyewe nizereramo,
bitekinga time, bitekinga imyaka, bitekinga process z'igihe kirekire. Ntabwo ari inzu nk'iriya, ntabwo ari iy'umwana w'imyaka nk'uriya mukobwa w'imyaka 20 whatever, wambara neza, wambara agakapu keza, ariko mafresh ari gushyiraho makeup ngo tu inzu nk'iri. Hari n'abantu bafite n'inganda nyinshi, hari n'abamama jewe nzi b'abamama baba single mothers, hari n'umusingle mother nzi umukire kabisa, njye mbona nk'umukire, ariko inzu ntabwo yashobora kubera ikintu hagiriya. Inzu ntabwo ari easy, ntabwo no kupfa kuyubaka biri just ku buryo nk'uko mwe mwabibonye gutyo gusa. Ujya hari ibindi bintu tudashobora no gusobanukira, badashobora kudusobanurira. So you know what, we jya ureba Instagram, jya ureba amakuru y'abantu, and then we wigendere tu focusinga n'ubuzima bwawe. Badaye, love you guys. Mucoma.